Uyu munsi turi kumwe na Eugene na Odile Nteziryayo. Babonye impamyabumenyi mu ishuri ry'145 rya Gileyadi kandi banyuze mu bihe bikomeye. Odile, umuryango wawe ni Abatutsi kandi ibyo byatumye mugerwaho n'akaga gakomeye. Mu gihugu cyose abantu baricwaga kandi icyo gihe ababyeyi banjye na musaza wanjye nabo barishwe. Nabonye bamwe mu bayobozi b'amadini bagira uruhare muri jenoside. Siniyumvisha ukuntu abantu bari basanzwe ari inshuti, basangira, bahindutse bagatangira kwica abaturanyi babo. None se wamenye ukuri ute? Nyuma ya jenoside nagiye kuba kwa masenge kandi we n'umuryango we barabahamya ba Yehova. Abibonye n'amaso Sabe, twarabibonye, twabonye umuntu afata umuhora akicuna. Tuvuga jenoside 94, ariko ntabwo nshobora kwibagirwa ko nka data wacu wabaga hano Gikondo yapfuye mbere ya 94, yapfuye 91 azize ko ari umututsi. Nta nubwo jenoside rega burya yatangiye 94, tangiye kera. None se ubu tuwe ko twahagurukaga mu ishuri umubare w'abatutsi, batabatutsi muhaguruke tugahaguruka, abahutu muhaguruke tugahaguruka. Jenoside rero yarabaye kandi iba ivangura umututsi, iba bashaka umututsi. N'uwo mwiganye ukabona yakwanze, uwo mwasenganye yakwanze, uwo mwashakanye yakwanze, umwana yakwanze. Ni ukuvuga ngo icyo gihe isi yari yatwanze, kamvuge ngo isi yari yatwanze. Ngira ngo sinzi uko ijuru ryo ryari mu by'amahanga byatabaye. Oya, twatabawe n'inkotanyi rwose. Abantu nibabyemere Sabe, iyi simbi kurikiranwa n'isi yose. Isi yose niyemere ko twatabawe n'inkotanyi. Nizo zadutabaye. Brigitte yo zitadutabara uyu munsi ntaba yicaye ahangaha. Abayihakana bafite ibyabo bindi bagenderaho, ashaka kuba bafite kuba bishakira kwibera muri politike, bakaba bakeneye ibindi byabo ku ruhande, ariko barebe kundi kuntu babigenza. Ariko icyo kintu bo kugikuraho ko jenoside yabaye, bakemere yarabaye, yaradukorewe. Twabuze abantu, twabuze imiryango, twabuze inshuti, twabuze nta wahakana ko jenoside yabaye. Nta muntu wayihakana, uyihakana afite impamvu ze. Njyewe wambaje ngo urugendo rwo kwiga, njye segonderi nigishijwe na Farije. Ni Farije yanyigishije, nize ndi umugore, nigishwa na Farije, nishyurwa Minerivare na Farije, amakaye nyahabwa na Farije, ibintu byose mbihabwa na Farije. Farije ni umubyeyi yubahwa cyane. Farije yishyuriye benshi. Yishyuriye benshi bihakana jenoside. Jenoside yatugizeho ingaruka. Jenoside twashatse turi abana kubera jenoside. Kubera kubura imiryango. Ukabura umuryango ugashaka. Uyu munsi urebye usanga ingo nyinshi zasenyutse, zigasenyuka ari abana. N'abantu bashatse muri kiriya gihe kenshi bagiye bashaka kubera ikibazo cy'ihungabana. Cy'ihungabana. Abantu bagize uburwayi budakira, abantu barwaye indwara zikomeye, abo bafashe ku ngufu. Ariko Sabe uzi ko wasanga njyewe reka nkubwire nka famiye imwe twari duturanye, muri uko kwirukanka niruka hari umukobwa witwa Beata, sinzamwibagirwa urupfu bamwishe. Baramufashe, umwe afata ukuguru n'undi afata akaguru, undi akubita umuhoro hagati baramutanyura gutya bakubitamo umuhoro hagati. Wavuga ute ko jenoside itabaye ku bikorwa by'ubunyamaswa nk'ibyo bintu? Sabe, wavuga ute ko itabaye ku bintu nk'ibyo by'ubunyamaswa twabonye n'amaso? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Baramufata Beata, baramuzi, ndamuvuze aho ni uw'iwacu, yari mukuru kuri njye, nta hantu twari duhuriye, yari inkumi, yari yarasabwe. Urumva, bafata umuhoro bakubita, baramucurika umutwe, umwe afata ukuguru undi afata akaguru, batemeramo hagati, aratanyuka. Abo bashyiragamo ibisongo bacishije muri sexe. Wavuga ngo jenoside ntiyabaye, kiriya ni igikomere twebwe baba badukomeretsa. Gusa turashima Imana, Imana ibanye natwe,
kandi yaduhaye umutima w'imbabazi. nicyo nashaka ko dusorezaho. Kubabarira nicyo leta y'ubumwe yashyize imbere ku barokotse jenoside ndetse n'abayikoze. Bababwiye ko bafite ko abo bayikoreye biteguye kubaha imbabazi. Bite nibaza ku ruhande rwawe Bishop Brigitte amprise nk'umukristo watanze imbabazi ku bakwiciye umuryango, niba waranabashije kubamenya, niba hari abireze umuryango wawe. Sabe, Bibiliya iravuga ngo udatanga imbabazi ntazazigirirwa. Nibaza ko ntatanga n'imbabazi nakabaye ntari na Bishop, nta nicyo nabamaze imbere yanjye. Njyewe nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa. Bibiliya iravuga ngo nta muyuda, nta mugiriki, twese turi amaraso ya Kristo, tugirwa umwe n'amaraso ya Kristo. Kiriya gihe ni Satani, twebwe abihaye Imana duhita tuvuga ko ari Satani wari wateye isi, wari wateye u Rwanda rwacu. Njye narababariye cyane, ndetse birenze uko umuntu yabimbonaho cyangwa birenze uko mbitekereza. Njye narababariye cyane cyane ku buryo kandi mbabara ndi umuntu utarigeze mbasha gushyingura, ko abantu banjye ntabwo aho baguye hose ntabwo nigeze menya ahantu babatwaye kubashyira mu byobo. Urumva aho babajugunye ntabwo twamenye aho babajugunye. Papa ntabwo tuzo bamujugunye. Mbese urumva ababyeyi ntabwo tuzo aho bagiye, basaza banjye sinzi aho bagiye, nta muryango nzi aho wagiye, sinigeze nshyingura. Bivuga iki rero? Bivuga ngo no muri Gacaca abantu ntabwo bigeze babasha kuvuga abatwiciye abantu, barabihishe. Gacaca ntabwo bigeze batwishyura kuko ntabwo twigeze twishyuza. Njyewe narababariye, inzu y'iwacu barayisenye, amabati n'ibikoresho byose nabisanze mu baturanyi, nibo ntabyo nakuyeho, nasanze babifite. Nari naraniyubatse, numvaga nta kindi, kandi najyeho nkabasura tukaganira, naho bari biyumvemo amahoro. Narabababariye bose 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 bose. Ndi umushumba, kandi umushumba agomba aroburije, atari imbabazi ategetswe, ahubwo ari iziri mu mutima we, ari umuziri mu mutima we. Narazitanze cyane cyane. N'abana b'Imana, n'abana b'Imana. None se Odile, iyo ushubije amaso inyuma ukareba akarengane kageze ku muryango wawe, ubona ari iki cyagufashije kigatuma utaba umurakare? Mbona ko umurimo wo kubwiriza ari uw'ingenzi cyane. Uko ndushaho kuvuga amasezerano yo muri Bibiliya, niko nanjye ndushaho kuyizera. Urugero nk'iyo mbwira abandi ibyiringiro by'umuzuko n'imimerere y'abapfuye, ibyo bituma numva ko abagize umuryango wanjye nakundaga bapfuye batababara, ko ahubwo bategereje umuzuko. Ibyo rero bituma numva nishimye. Nyemerera tugasoza ikiganiro, wenda tugasoza n'isengesho cyangwa se ijambo rigufi ry'ihumure. Hari abantu batariyakira, nibura wowe ubasha no kuvuga, hari abantu batarabasha kwiyakira. Reka mbwire abantu bafite ibikomere, kuko barabifite ni benshi cyane, benshi barabifite. Nanjye byashiriye mu rusengero, niho byashiriye. Njyewe nabayeho nzi ko nzahura na basaza banjye, kuko hari igihe cyageze u Rwanda rukajya rucyura abantu bagiye Kongo, rukabacyura baza, bagiye za Tanzania, bakabaha n'amamodoka akabazana. Nabaga uwa mbere kujyayo ngo ndebe ko wenda hari umuvandimwe wanjye ujemo. N'ubu nshobora kugenda mu muhanda gutya nkavuga nti uriya kasa na musaza wanjye, aba namukurikira nkabona niwe naza kumujya nkabona nti urumva nabyo ni igikomere, ni ihungabana ryo kuba utarashyinguye ngo umenye umuntu aho wamushyize. Ariko ndeka mbabwire ngo nibakomere, kuko icya mbere cyo iyo uri muri Yesu warabaye icyaremwe gishya. Icya kabiri haracyari ibyiringiro ko Imana yabagirira neza. Imana yaduhaye inshuti nziza, Imana yaduhaye igihugu cyiza kitwitayeho. Muri iryo hungabana kibanye nabo, kirabashyigikiye, kirabafasha, kirabavuza, kirabubakira, kirabagaburira.
mbese bashyizeho aho bashobora kugenda bakaruhukira. Numva rero buriya nta kiruta ko ufite igihugu kizima kizi ikibazo wagize. Sabe, birashimisha igihugu cyacu kizi ko twagize ibibazo. Ntabwo ushobora kujyana ikibazo ngo buko utakumva, baguha umwanya bakakumva bakababarana nawe bakagufa. Ndagira ngo urebe mpumuriza abantu babwire ngo hari amaboko abashyigikiye. Imana irabashyigikiye bwa mbere, igihugu kirabashyigikiye. N'abana b'igihugu bihungabanywa n'ibyabaye, nibiyubake biteze imbere, gushyingurana mu mutima, ariko nibiyubake. Kuko mwabonye imibiri ngo muyishyingure. Burya n'uwo wajyanye urusororo umushyingura mu mutima kuko ntumwibagirwa. Ariko icyo navuga ngo amateka yo kwibagirana, ariko biteze imbere, bave mu guhora bigunze, mu guhora bumva ko bari bonyine. Ntabwo turi twenyine, ntabwo turi twenyine. Uyu munsi yuriho tuba tubona ko dushyigikiwe n'amaboko manini azi ko twahuye n'ikibazo. Numva ibi nabyo byakatubereye ishyaka, byakatubereye kwishima, kuvuga ngo isi yamenye ko u Rwanda rwakuremo jenoside, igihugu cyacu cyarabiharaniye kugira ngo isi imenye ko mu gihugu habaye jenoside. Babiharaniye kubera iki? Kugira bitazongera, no kugira ngo nawe wayirokotse ubone ko witaweho. Reka bo kwigunga rero, kandi barusheho gusanga kwegera Imana. Imana iromora cyane. Imana iremura, kandi n'abatarababarira bababarire. Mu ijuru hazajya bababariye. Ibi ni mu isi, ariko bamenye ngo mu ijuru ntabwo ari ijuru rya data wacu. Mu ijuru hazajya yabababariye, utarababarira nawe nababarire. Isengesho niryo dusorezaho. Hanyuma hari umuntu ushobora kuba nawe agifite iri hungabana rikomeye, kuko ihungabana naryo riratandukanye. Utabasha kuvuga riba ari ryinshi cyane. Nibura Bishop gutya abasha kuganiriza abakristo be, nabo bakamubwira ibibazo, nabo akababwira ibye, bakabisaranganya. Hari umuntu uzifuza kuganiriza Bishop Brigitte, turaza gutanga nimero ye kugira ngo ikibazo ufite cyihariye, icyifuzo runaka ushaka kumugezaho, bizakorohere kumuvugisha. Ushobora kuri hanze y'u Rwanda, ushobora kuri hano mu Rwanda. Ndumva byoroshye ko kumuvugisha n'umuntu uvuga cyane kuri telefone nta kibazo. Ndaza gutanga nimero yawe Bishop. Dusoze n'isengesho. Imana y'Isaka na Yakobo na Aburahamu, Imana yo kwizerwa ndetse yo gupfukamirwa, turagushimye. Ni wowe utanga kubaho, ni wowe utanga ubuzima. Ubuzima buri muri Yesu. Tuguhaye icyubahiro ye ko kiduhaye ubuzima, twongerera ibihe byo kugukorera no kukubaha, twongera ibihe byo gukomeza abacitse intege, kandi imitima yabo uyisanasane kuko hari aho yakomeretse. Kandi Uwiteka Imana nyir'ibihe, ugire neza Isimbi TV, uyagure cyane, kuko hari benshi yomora imitima, hari benshi ifasha, hari benshi babasha kuhindukira kubera yo. Urakoze rero nyakubahwa, icyubahiro ni cyowe cyawe mu izina rya Yesu, amen. Reka mbahe telefoni, ni agasaraba 250 782 46 43 02. Imana ibahe umugisha. Murakoze Bishop. Namwe murakoze Sabe. Umurongo mpise nibuka nuwo muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7, aho intumwa Yohana yasubiyemo itegeko Yesu yatanze igihe yavugaga ko tugomba gukundana nk'uko nawe yadukunze. Abakristo b'icyo gihe bari bahanganye n'ibitotezo. Ubwo rero bari bakeneye gushyira mu bikorwa iryo tegeko mu buryo bwihariye. Nibyo koko turakundana, ariko iyo tugeze mu bihe bikomeye nk'iby'abavandimwe n'abashiki bacu bo mu Rwanda banyuzemo, tuba dukeneye ko bagenzi bacu duhuje ukwizera batugaragariza urukundo mu buryo buhuje n'itegeko Yesu yatanze, avuga ko dukwiye gukunda bagenzi bacu ku buryo dushobora guhara ubugingo bwacu ku bwabo. Ibyo nigiye hano mu ishuri rya Gileyadi byanyigishije ko ngomba gushyira mu bikorwa iryo tegeko, ngakunda abavandimwe n'abashiki bacu nk'uko Yesu yadukunze. Mwebwe bavandimwe n'abashiki bacu bo mu Rwanda, mwatubereye urugero rwiza mu kugaragaza ubutwari, ukwizera n'urukundo, kandi rwose mumenye ko tubakunda cyane.
murakoze. mwakoze kudukurikira muri iki kiganiro kivuga ku nkuru zidasanzwe. nk'uko mwabibonye kuva kare twokeje ihene y'imfizi kandi ngira ngo mwabibonye ko hari utuntu arimo ndakorakora mvuga ati nukunda kubi. uyu mwana w'umukobwa nawe yambwiye ati ngiye sikizo mipango nkunda marya. Ngaje bonari. Yo nari. Yo nari.